Mwongeye kwirwanisa abakunzi ba The Car Show. My name is Chisha Makia cyangwa se Altoke byose nayanjye. Nizere ko aho uri hose wamaze gukora subscribe, like, share, comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi isaha ku yindi minota ku wundi. So guys, inkuru mbazaniye noneho ni inkuru yaciye ururondogoro hagati y'itandukana ry'abaslay queens cyangwa se aba babes bari bamaze kwandika izina ariko batandukanye, cyangwa se umubano wabo cyangwa se agatwiko kabo katarambye nk'umuriro w'ibishogoshogo cyangwa se amashara. Uti byagenze gute rero kugira ngo aba babes baje kuba batandukana? Byagenze gute kugira ngo nibumvikane? Byagenze bite kugira ngo aho mwaciye undi abe yahanyuza umuriro? Kandi bari abantu twari tuzi ko bagiye kushyushya show business nyarwanda hano muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, dore ko ari bamwe mu bantu bari bazanye hit idasanzwe cyangwa se part after party. Byaje kugenda bite? Iyi ni The Car Show, nizere ko amaze gukora subscribe. Itsinda cyangwa se abagize Kigali Boss Babes, aho waruzwimo cyane Ambassador Ariakuru Christelle n'abaduse n'abandi benshi baje kuba bashinga itsinda rya Kigali Boss Babes. Ryaje umwaka ushize, muraryibuka ko ryaje kuba ritigisa imbuga nkoranyambaga. Ubu rero kuri uyu munsi wa none ndi kukubwira ino nkuru, aba bombi nta n'umwe ukiri kumwe n'undi, bamaze kuba baca ukubiri ndetse buri wese yafashe umurongo wo gukomeza kwikorera ibikorwa yari asanganywe. Ese iri tsinda ry'abari n'abategarugori cyangwa se aba babes nk'uko biyitaga ryaba riri mu marembera cyangwa se ryarangije kuba ricana umubano cyangwa se riri guhumeka akuka karyo ka nyuma? Ibi turabigendera kuki? Aba bakobwa nta n'umwe ukigaragara ari kumwe n'undi, buri wese asigaye, ndetse yewe n'iyi channel cyangwa se iyi page yabo cyangwa se iyi Instagram page yabo bari barashinze, nta n'umwe ukikoresha cyangwa se nta mashusho y'umuntu n'umwe akijyaho cyangwa se nira ibikorwa baje kuba bahuriramo akijyaho. Ndetse hari n'abatatinye kuvuga ko abo bakobwa bashobora kuba hari ibyo batumvikanyeho mu buryo bwo kwinjiza amafaranga, bikaba byaratumye buri wese batekereza kuba baca ukwabo. Itsinda rya Kigali Boss Babes ryashinzwe muri Mata umwaka wa 2023, urumva n'umwaka ushize. Yari igizwe n'abantu babiri, harimo witwa Gashema Sylvie bigera imfura Ladus, uwo bizwi nka Queen Ladus cyangwa se Queen Duse, Muhongayire Queen Duse, Dennis Christelle Igeno waruzwi nka Christella, ndetse na Camille Yvette. Ubundi abangaba nibo batangije Kigali Boss Babes, tutibagiyemo na Ambassadeur Ariakuru. Ni itsinda ryatigisha imbuga nkoranyambaga nk'uko natangiye mbivuga, biratinda kugeza ndetse no ku muturage uri hasi bamenye Kigali Boss Babes bitewe n'uburyo abakobwa bari bafite uburanga n'ikimero, kandi babigaragazaga ubutitsa cyangwa se ubudakuraho imbere muri public cyangwa se ahantu runaka bagahabereye ibitaramo, wasangaga abakobwa bari imbere. Aba bakobwa kino kimero cyabo cyarangazaga benshi, batangira nyine guhozwaho ijisho umunsi ku wundi na buri umwe, ari nayo mpamvu turi kuvuga ko aba bakobwa baje kuba batandukana. Aha abagore cyangwa se aba bagore ubwo batangiraga ntabwo icyo bakoraga cyamenyekanye cyangwa se icyo bakoraga cyanyacyo nta wari ukizi. Twabonaga baslinga cyangwa se bita aba babes kuri social media. Rimwe bavugaga ko uko ari itsinda ry'abagore b'abanyamafaranga bihurije hamwe
ubundi bakumvikana bavuga ko bafite ikiganiro bashaka gutangiza aricyo reality show. Mu bikorwa byose batangiranye ubwo batangizaga iri tsinda ryabo rya Kigali Boss Babes na kimwe bigeze bashyira mu bikorwa. Igikomeye bakoze ni uguhora bitabira ibitaramo bitandukanye, ndetse akenshi babaga bicaye mu myanya y'imbere y'icyubahiro, maze amaso cyangwa se abafite amaso bagahanga amaso inda cyangwa se inda zikaburara ariko amaso yo akarya. Iki nicyo gikomeye abakobwa bakoze. Nuko birakomeza biratinda, bene amaguru dore ngurwo urukwavu. Hari abataratinyaga kwitwa abagore itsinda ry'inkundarubyino. Ndasubiramo, aba bagore bari itsinda ry'inkundarubyino nyine. Nihe hahereye, nihe byahiye, nihe byakomeye, nihe byahiye, nihe ugasanga aho niho bibereye. Ariko ikintu nyamukuru cyatumye batanziza itsinda nta na kimwe bigeze bakora nk'iri tsinda rya Kigali Boss Babes. Abantu bakibaza bati, iri tsinda ko tubona bibereye mu mashow, imishinga batangiranye nta na imwe ihari. Mwibutsa ko bigeze gutiza imbuga nkoranyambaga ubwo baburizagamo igitaramo cy'umunyamideli uzwi nka Za The Boss Lady. Icyo gihe we yazanye White Party, bo bazana Black Party. Mwibutse ko naho hatumye uyu The Ben ashwana na Zari ndetse aranamwana followingura ku mbuga nkoranyambaga zose zitandukanye. Icyo gihe nabwo umuriro waratse karahava, dore ko haciye umugabo hakanyura undi. Iki gihe nibwo none batangiye kuvugana aba bakobwa bashobora kuba bafite gahunda, ariko nyuma y'ukwa 12 I think nibwo icyo gitaramo cyabaye, cyangwa se abo bateguye All Black Party nicyo baheruka kugaragara bari kumwe. Nyuma y'ibyo byose ntibongeye kugaragara, cyangwa se ntibongeye kuba bahuriza hamwe ibintu bakoraga, cyangwa se ibyo bari bariyemeje, cyangwa se ibyo bari baje bavuga ko baje kuba bakora. Kuri uyu munsi wa none nta numwe uvugana n'undi, nta numwe ukigaragara ari kumwe n'undi. Ese izari ibyishimo byabaye amahari ntabwo turabimenya neza uko byaje kuhagera, cyangwa se impamvu nyamukuru yatumye aba bombi buri wese ahitamo guca ukwe, ndetse bagahitamo ko buri wese nyine ajya kwikorera ibintu bye ku giti kiwe. Nk'ubugiye usura social media z'aba bombi usanga ntibabura gupostinga, ariko nta n'umwe ugipostinga ari kumwe n'undi, cyangwa se ahantu runaka baje kuba bahurira. Tukibaza tuti byagenze bite? Nawe uri kibazo ni byagenze bite? Reka dutegereze tuze kuba tureba what's going on hagati y'iri tsinda rya Kigali Boss Babes. My name is Ali2K cyangwa se Cisha Makeya. Ibyo ni ibyajyaga mbere kuri iri tsinda, ku buryo buri umwe ahanyuze umuriro, kubera impamvu tutazi yatumye bashwana, cyangwa se ibyo bari bariyemeje ntibabikore. Ndetse na reality show murabyibuka ko nayo bayitanga, cyangwa se bayipublishinze muri All Black Party bari bakoze, batumyemo ibyamamare bigiye bitandukanye, aho ngira ngo itike ya menshi ari 5,000,000. Abakobwa baje batwika, ariko umuriro wabo nturambye, cyangwa se n'ahantu ugeze uje nk'umuriro w'amashara, cyangwa se uzimye vuba nk'umuriro w'amashara. Turabashimiye aho muri hose kubwo gukomeza kudukurikirana mu byo dukora byose. Imana ikomeze ibakunde, cyangwa se ikomeze ibahe ibyo mwifuza, impagarike n'ubugingo. I love you so much, cyangwa se ngenda bakunda ngiye mwenyewe All2K cyangwa se Jamakeya. Twameze duhure ku zindi stories zigiye zitandukanye. We love you so much. Hasta la vista, impagarike n'ubugingo. Imana ikomeze barebe icyoroshye, naho story zone akagaruka umunsi ku wundi, isaha ku yindi, umunota ku wundi, amaso ku yandi. Hasta la vista.
you.